biriya bintu bijya kuba urukundo rwa Nyambo rw'ubu ngubu ari rwaterewe ivi. Uwitwa Aisha yararuzi, Miki yararuzi, Kiramani yararuzi, ariko Titi Brown ntarwo yarazi. Titi Brown yarari muri abantu bumvaga ko Nyambo nubwo yagiye aho yaciye ntihaca urwango azagaruka. Bwiza ni wo umusore yegereye aramubwira ngo ngewe nshaka gukora surprise sheri wanjye nkamukora mutunguye, ibi bintu ntabiyazi sinshaka nabimenya. Abihuza n'itariki y'amavuko y'uwitwa Bwiza. Ivi ryaterewe hano mu Rwanda. Ivi ryaterewe hano mu Rwanda. Nyambo se ntabwo yarazi ko uriya musore ari inaha mu Rwanda. Ntabwo yarabizi. Akimara kwinjira decoration yaka bakubita ibipirizo ebana imirabyo indabyo ziteguye neza hano hameze neza. Agiye kubona umusore araje ntiwiri yumera imi. Nyambo ntabyo kuzuyaza, ntabyo gutekereza kure, nguko tutamuzi mu nkundo z'amafuti n'akavuyo. Yaravuze ngo nubundi nguko nabivuze mu itangazamakuru, nkavuga ngo nubundi akicuza impamvu natinze aho ntari nkwiye gutinda. Ntabyo kwirirwa nzuyaza birangira ahimucometsemo. Nyambo nawe yarayifashe arayifiringa arayiryoherwa, mbese nawe arayinjoyinga aravuga ngingi niyo yari inkwiye. Uburyohe bwayo ndabwumva, umutima wanjye ndumva uyinezerewe sinanayirambirwa. Iyi ni njyamo nkumva ndanezerewe. Yes, amahoro y'imara kuri wakaza subscribe kuri Big Town TV. Je suis professeur Cyucyu aka Eric Stonjile Superboy. Isamba nibago ntetatu bwiza umwe tutagira inengero ngo cy'umuntu yankora kuko pete bapete yapushinze apre propoza ama equipe tiza pete bayitupa mu matsinda. Abanzi ndabasuhuje n'abatanze nibo bigire ikibazo kuko nanjye ntabwo mbazi. Mike umeze neza? Yani sawa nare bikabisha. Kristo yeza kuzwe. Harya basubiza gute? Iteka ryose muvandimwe. Iteka. Isabato nziza. Kuri twese. Baravuga ngo umunsi w'umunezero. Assalamu alaikum. Ari ku musilamu. Wari ku musilamu. Abuze ubundi usanya mu gihe dini. Yeze na dini ngira. Umvuze esa shimwe ariko byo ntabwo abura kubisubiza. Sahimbazwe se. Sahimbazwe. Esa shimwe himbazwe. Nibyo ariko byo. Bivuze ngo rero ibintu by'amadini kugushakira idini n'ibibazo byigendera. Anje na dini ngira ngiye nizera Imana. Wewe wizera Imana iby'amadini ntabwo bibirimo. Api. Yego Mike rero iritavuze umwe kenshi rakenya nkuna nkubwira ngo sinjya ndipfana. Uyu munsi wa none hamaze iminsi ari inkuru nyinshi zikujya zitrendinga ku mbuga nkoranyambaga ku mihanda yose. Si yihe ikintu mbivugaho. Habayeho iterwa ry'ivi witwa Nyambo sinabivugaho. Ariko se ravi ryabereye hanze nko bavuze cyari ryabereye mu Rwanda. Ivi ryabereye mu Rwanda hitwa Kacyiru niho ryabereye. Ndetse impamvu nshatse kuvuga ngo sinabivuzeho ngira ngo mu kiganiro twakiye dukora kuri Big Town narigize nkubwira ngo uyu mwaka wa 2026 turimo muri team Kiramani Empire hazaboneka mu ndi mugeno uzasohokamo. Urabyibuka? Ndabyibuka. Kwa turi Kibagabaga. Ndakubwira ngo nyuma yuko ubukwe buri kugenda bugaragara ku bice byinshi bigiye bitandukanye uyu mwaka ndetse muri sezo. Ndakubwira ngo nyuma yuko uwitwa Irene Darachu umugore we uwitwa Mika gakora ubukwe bwe, ndakubwira ngo no muri Kiramani Empire hagiye gusoka mu ndi mugeni uzabonekamo. Sinakubwira ngo ninde ariko uwitwa Nyambo naramumeshoninze ndamukubwira. Yego. Urumva? Nta kintu nabivuzeho byarabaye binyamakuru bimwe na bimwe birampamagara Cyucyu waje ukaduha inkuru iyi family wayibayemo imiryango urayizi. Ndavuga ngo nta gihe mfite nk'iyi minsi ndi bize cyane ntabwo ndakinira gukora kuri izi nkuru z'aba bantu. Yego. Utararenga aho ngaho. Yego. Ko nabonye mu bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye Miki yabajijwe impamvu atagiye mu ivi rya Nyambo avuga ko ngo byari surprise atarabizi. Ibi nibyo ni gushaka kugusobanurira. Kuri Kiramani muri video we namubonye. Ndashaka kugusobanura ukuntu bino bintu bimeze. Ni ukuvuga ngo mu buryo kuyiva imuzi n'umuzingo ngo ngiye kugusogonyeza no kuyindi pate turibuze kugarukaho. Ubwo ngiye kukubwira ku nkuru ya Nyambo. Hari ibintu byinshi byavuzwe ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi cyane batera Nyamba amabuye, abandi bagenda babazwa ni kubera iki Coco ntiwagaragayemo, Miki ntiwagaragayemo, ndetse n'uwitwa Kiramani ntibari baze kari muri riraterwa ry'ivi.
baranamubajije asubizanya umujinya ibisubizo umuntu Kiramani ntabwo ajya aripfana ntabwo ajya aripfana nyine asubizanya ukuntu bisa nkaho wagira ngo ntiyari aririmo kandi yego azi byose ukuntu byagenze. ni ukuvuga ngo ibi bintu ndagira ngo tubishyireho umucyo tuze no kubiganiraho cyane ahanini. Sinzi impamvu abanyarwanda bumva ko nimba uri umusitari ukaba ufite inshuti mugendana ukaba ufite abantu mwakuranye mwareranwe mwasangiye akabisi n'agahiye buri gikorwa cyose uzagira ku isi muzakisangiramo cyangwa bazakigiramo uruhare. none se nyine ubushuti bushingira ku kisaho ngaho bugaragara. ndagira ngo ubanze umenye ngo uyu mujyo turimo cyangwa se iyi mihanda turimo buri wese afite ibintu bye n'uburyo abimanaginga n'ibyo abiprotokora. kuba njye nawe turi kugendana ntabwo bivuze ko unyitabaje ushaka 500 nayaguha. nshobora kuyakwima kandi mu gitondo nkagukeneraho ku serivisi kuko nzi ko nyine ngewe nawe duhuzwa n'akazi ntabwo duzwa n'ibyanjye. ni ukuvuga ngo uri Nyambo ubundi uwitwa Miki yaravuze ngo inshuti ya mbere nemera nimba ubizi neza avuga ko uwitwa Nyambo yamubereye ikiraro yambukiyeho mu buryo atatekerezaga yagiraga ibibazo ibyo ari byo byose akiyambaza uwitwa Nyambo. hakomeke nawe arahindagurika rimwe nigeze kubona ikiganiro avuga ko nta nshuti agira. oya ngo muri social njye narakinye nyine uko ariko guhindagurika kuvuga niyo video narayiboneye mu mutima wa nyuma yaho nza kubona avuga ibyo ngibyo ngo Nyambo iki it's okay dukomeze. ikintu nakubwira cyo mu mutima wa Mikara bizi neza ko ari inshuti na Nyambo kandi arabizi ko Nyambo ari umuntu ukomeye kuri we yamufashije abandi bari baramwimye amaboko amwumva mu gihe abandi banze kumutega amatwi. dukomeze ari naho abantu bumvaga ko uyu munsi wa none yakaba yarafashe iya mbere kuba yarari mu iryo vi sibyo. ndetse Nyambo ni umwe mu bantu babanye n'abantu benshi cyane by'umwihariko bakomoka muri timu ya Kiramani ariko uyu munsi wa none ntabwo bagaragaye mu iterwa ry'ivi. ndagira ngo ubwire kino kintu nk'umuntu uzaya makuru njyewe uwitwa Nyambo urukundo rwe rwabaye prive cyane ariko ku bantu bake. abantu b'ingenzi bazi Nyambo ndetse bazi na byinshi kuri we twari tuzi amakuru y'umukunzi we sibyo. harimo n'abantu batigeze bamenya ikundana rye na Titi babifataga nk'ububesto urumva. ariko abantu tuzi inshuti ze za Mwamba kwe tuzi amakuru y'umubano uri hagati y'abo bantu babiri. nkaba nzi aya makuru nkaba ntaza kuri social media ngo nyavuge nkaba nzi ngo batandukanye nkaba nzi ngo sinaza kuri social media mbivuge nkaba nzi ngo bajya no guhura ku munsi wa mbere byatangiye ute. ese niki kintu cyakuriye umubano w'ububesto bwabo nkaba mbizi ariko nk'umuntu uri mu muryango nk'umuntu bafata nk'umufamiliye ntaza kuri social media ngo mbivuge. ariko bavuga ngo agatinze kazaza namenye ya ruguru akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. icyo bishatse kuvuga ni iki uwitwa Nyambo ni umwe mu bantu bagerageza kubika ukuri kwe ariko ntakubike 100%. urumva biriya bintu bijya kuba urukundo rwa Nyambo rw'ubu ngubu ariwo rwaterewe ivi. uwitwa Aisha yararuzi Miki yararuzi Kiramani yararuzi urumva ariko Titi Brown ntabwo yarazi. Titi Brown ntabyo yarazi nabo ni surprise Titi Brown yarari muri abantu bumvaga ko Nyambo nubwo yagiye aho yaciye ntihaca urwango azagaruka. yego arabizi neza ibihe byiza bagiranye. arabizi neza inzira za kwe kwapura kwaje bacanyemo. arabizi neza ko hari n'igihango bagiranye. arabizi neza ko yageze aho abandi batageze. avuga ati byanze bikunze azagaruka. uyu munsi wa none ndagira nkubwire ngo iterwa ry'ivi rya Nyambo abantu benshi bakomeje kwibazaho bakibaza impamvu ataje ngazane na za nshuti ze. ntabwo ari urwango ntabwo ari uburyarya ndetse si no kubigira ibanga. umuntu wenyine wamenye amakuru ya Nyambo yiterwa ry'ivi mbere wayamenye ni Kiramani.
Kiramani yamenye Nyambo atayazi. yego. Ubwo Umuntu bivuze wa ngo kabiri- uriya musore wagiye gutera ivi ashobora kuba aziranye na Kiramani Of cyangwa course. akaba ari we yanyuzeho. Akaba ari we yanyuzeho. Yego. Umuntu wa kabiri wayamenye ni uwitwa Bwiza. Uwitwa Bwiza niwe wateguye ahantu bagomba kwambarira. Urumva? Nyambo niwe Bwiza niwe wajyanye Nyambo ahantu agomba kwambarira mu iduka ryambika. Bwiza niwe wajyanye umusore ahantu Nyambo agomba kwambarira, bakamudekora, bakamutera makeup. Urumva? Arangije Bwiza yaje, urumva Bwiza niwe umenyereye ibintu nyine by'abakobwa cyane kurushwa Kiramani yababizi. Bwiza niwe umusore yegereye aramubwira ngo ngewe nshaka gukora surprise sheri wanjye, nkamukora mutunguye, ibi bintu ntabyazi, sinshaka nabimenya. Abihuza n'itariki y'amavuko y'uwitwa Bwiza. Ubwo bivuze ngo abantu bahuje yuko Bwiza ngo yari afite igitaramo wakajya harya ni muri Canada, niho bavuze ngo bari baramutereye ivi. Ni ukuvuga ngo ibyo guterwa ibya Bwiza ngewe nta byinshi. Oya nyine bwa mbere amakuru yaje avuga yuko ngo Bwiza yavuze yajyanye na Nyambo muri Canada hari ngira ngo yego ngo Nyambo agenda azi ko ari igitaramo cya Bwiza bagiye kwitegura. Bagezeyo asanga ni ibirori byo bateguye byande bya Nyambo. Ubwo bivuze ngo abantu bavuze yuko ivi Nyambo yariterewe ngo hanze muri Canada ni ibinyoma. Ni ibinyoma. Ivi ryaterewe hano mu Rwanda. Ivi ryaterewe hano mu Rwanda. Umva nkubwira ukuntu rero riraviriye ukuntu byagenze. Ni ukuvuga ngo babihuje n'itariki y'amavuko ya Bwiza. Uwitwa Nyambo we agenda akajya kwambara aho yagomba kwambarira. Yajyanye na Bwiza nanone amubwira ngo, aramubaza ngo nyine urumva ndashaka ko nyine uyu munsi wanjye ugomba abantu bose bagomba kuba bari smart. Ariko ntabwo nshaka ko abantu bose bagomba kubizamo. Natumiye abantu b'ingenzi. Sibyo? Aranamubaza ngo nuko bitashoboka wari kubwira sheri wakazaba ari mu ivi ryanjye. Sorry, akazaba ari muri anniversary yanjye. Uwo ni Bwiza ubwira nde? Nyambo. Uwitwa Nyambo aramusubiza ngo nawe sinzi impamvu wabiteguye ukabigira ibyo abantu bacyonza kubimenya, wenda yakaba yahari, ariko igihe ntabwo kiragera. Hatazagira uzabona sheri wanjye turi kumwe, abantu benshi bagatangiye kumenya iby'urukundo rwanjye n'umukunzi wanjye. Nese ubundi wenda tugikomeza. Yego. Uriya muhungu nk'uko byagiye bivugwa ni umudiaspora wo muri Canada. Hari abavuze ngo aba muri Canada, abandi bavuga yuko yakorera Dubai. Ubundi uriya musore ni umusore uba uriya musore aba Canada. Sibyo? Yego. Aba muri Canada mu buzima busanzwe. Ni akorera ibijyanye na business. Nyambo se ntabwo yarazi ko uriya musore ari inaha mu Rwanda. Ntabwo yarabizi. Umusore yaje ari mu buryo bwa surprise. We yaje mu ibanga rye rikomeye, yaje gahunda yamaze gupanga. Urumva? Nyambo atabizi ko kari mu Rwanda. Ko mushere wari mu Rwanda. Yego. Urumva uriya n'umunyamafaranga afite ukuntu yagomba gupanga ibintu bye. Kandi ikintu cyitwa surprise, ubundi iriya ni ryo video surprise. Kura niko gutungura umuntu byanyabyo. Yego. Impamvu yabikoze mu ibanga, nawe yaratekereza ko bati uwitwa Nyambo n'umusitari arazwe. Yavuzwe mu nkuru n'abandi basore benshi, hari n'igihe dushobora kuba tubana. Nyambo we mubeshyira nta nkondo z'abasore benshi yavuzwe, usibye Titi se. Nyambo nabo impamvu ngubwira ngo n'abasore benshi. Nose uremera ko izi nkuru tubona muri filime hari abantu bifata nk'ibintu biri seriye. Oya urukundo tuzi n'urwe na Titi n'uyu nguyu. Narwo ntabwo twarwumvije nk'urukundo, abantu benshi bandi barufashe nk'umubesto. Abantu baba besto bajyana ku mazi bagasomana, twari twarabibonye. Ikintu dushaka guhuza ni iki? Uriya mutipe we yaratekereje avuga ngo byanze bikunze umusitari afite uburyo aba mu buzima bwe buri prive. Yego. Abantu benshi baba batazi. Byanashoboka ko afite abandi bantu nkanjye nka batatu yemerera urukundo. Ikirenze kuri iki gihe tumaranye tuziranye, nta hantu byize bitangazwa, nta wadupostinze, nta n'uwigeze mvugaho ko njye na Nyambo turi mu rukundo. Urumva? Ibyo bintu akaba ari bimwe mu bintu yavuze nanjye ngerageze kumutungura. Urumva? Aravuga ngo rero nyuma y'ibyo reka nanjye mbikore mu buryo bwanjye, ninjire mu gihugu ntamumenyesheje,
yewe na chat zacu tuzo ducata nkaho nkiri muri Canada. Uwitwa Nyambo rero reka bagire gutya bamujyane mu mujyi ajye kwambara, namara kwambikwa yewe afata ikanzu imeze neza cyane. Urabizi Nyambari mu bantu bambara bakaberwa cyane rwose, uzana mure no mu bitaramo byinshi agiye yitabira, mu ma festival agiye ajyamo, muri bane bantu batanga amawadi agiye ajyamo. Nyambo numwe mu bantu bahendwa n'ikanzu yo kwambara cyane rwose, aranabe yasagana neza cyane. Mbonera kuvuga ngo ari umwe mu bantu bari baje bambaye neza byanze bikunze. Ari ikintu cyanyetse urwego rwa Nyambo, bajye bamutandukanya n'abandi bakobwa, kuko nimba yaraje atazi neza kaje gutererwa ivi akaza yambaye ikanzu nziza nk'iriya, my friend, uriya mwana araheba cyane, araheba. Nyambo rero kudatumira abantu, none se reka nkubaze, guterwa kw'ivi abakobwa benshi baba birimo, urambwira ngo witwa Kiramani niwe muntu afite w'inkingi inkoramutima ya mbere yagomba kugaragara mu ivi rya Nyambo bisumbye abandi bakobwa bafitanye imibaniro, harimo abazamwambarira, abazamubera ba marene, abazagira gute na gute. Umusore washobora kuba ari inshuti na Kiramani, cyangwa se akavuga, cyangwa se akahamagara Kiramani, aba rero ni we dadi w'aba bakobwa bawe, nta wundi muntu mfite nshobora kwifashisha, mba hafi kugira aho turajyana. Aho turajyana mu buryo bw'umusore, byo birashoboka cyane ko yagombaga kubikora, urumva. Ariko ntabwo nyine Nyambo we yashoboraga kuvuga ngo reka nze mu bantu bose mfite dufitanye ubushuti mpamagare Kiramani aba ari wuza muri ibi bintu, mbere yuko nahamagara abandi, mbere yuko nahamagara ba Miki, mbere yuko nahamagara ba Aisha, mbere yuko nahamagara ba Peri, mbere yuko nahamagara abo dukorana kuri Nyambo Empire cyangwa Nyambo TV, Nyambo Films, Nyambo ibiki n'ibiki kuri channel ye. Nta buryo yari kubikora kandi nyine yari surprise, nta bundi buryo yari afite bwo gukora ngahamagara abantu bondi. Yego, niko kugira gutya nawe rero amanuka azi ngo aje wenyine, nguko umukunzi we yari yamaze kuvuga ngo nta bandi bantu benshi shaka bari buze kubizamo. Barangije banatanga report ku bantu bari buze kuza muri icyo kirori, bake beza batumiwe. Mumbabarire ntagiye umuntu buze gufata ifoto cyangwa video, kuko ibi bintu bifite abantu bari b'abanyamwuga babitumiwe, bari buze gufata ifoto nziza ikeye, urumva, bari buze gufata video nziza ikeye, kuko twizaniye nyine ababyemerewe. Yego, birengagiza ubukwe bwabaye bw'uwitwa Vestina wo muri Vestina Dorcas, igihe uwitwa Irene yari yakumiriye ibyitwa ibitangazamakuru byose, ndetse n'amatelefone agomba kuza kugaragara mu bukwe bwa Vestina ndetse na Odarawogo. Bikarangira ayo mafoto bakumiriye, babujije n'ayo mavideo agiye hanze mbere y'uko ubukwe bunarangira. Nukuvuga ngo iyi social media dufite yo mu Rwanda na internet yihuta, nta hantu namwe wayihisha. Biragoye gukumira abantu. Haje rinete zifite kamera, hari amasaha afite kamera, yego, hari ibipesu umuntu yambara ku ishati bifite kamera, yego, hari uburyo bwo gufata amashusho ni bwinshi cyane. Ari nabwo buryo nkubwira ngo icyashobokaga magingaya nuko bo ku giti cyabo bashobora kubikora nkabo ari babiri. Ubwo iyo rinete wambaye, hari rinete nk'iyo ngiko, kereka uzi ikintu se gishoboka, kereka uramutse ugiye ugafata ibintu by'imitaka abantu bose bambaye, amasaha, abambaye amashati ukabanza ugakuraho ibipesu bambaye ukashyiraho ibyawe, wambaye rinete ukazimukuramo, kuko hari uburyo bwinshi bwo gufata amashusho. Ubwo nibwo buryo bwashoboka. Sibyo n'ibyo ngibyo, hari na sharijeri zaje noneho zifite na kamera, gutyo ukabona ni igitwe cya sharijeri, ahubwo imbere harimo iki, harimo kamera. Uzi umuntu ajya kumwaka sharijeri ngo iyo sharijeri ije kumara kuko ubu ntabwo byashoboka. Rero ibyo bintu rero barabyirengagije, barabyima, barangije bazi ngo amakuru ntazajya hanze, birangira bisamye bamaze kugira ate, basandaye. Ase ubundi cyo guhisha n'icyo, umusore arasebetse. Umva ikintu ushaka kukubwira rero, reka mane ngarure kwingingo ya Nyambo. Nyambo we yagiye nanone ariho nangiye gukomereza, azi ko aje muri ya anniversaire. Iyo anniversaire yagombaga kuba yabwiza, aho yabereye simpazi kuko ntabwo yabaye ngo ibere mu icyo kirori.
yego ahubwo Nyambo we yagezeyo baca ahandi hantu uwitwa Bwiza nawe arambara binjira azi ngo bajyanye aho ibintu biri kubera. kombe naho ivi rye akimara kwinjira dekorasiyo yaka bakubita ibipirizo ebana imirabyo indabyo ziteguye neza ahantu hameze neza. agiye kubonabona umusore araje will you marry me? yego Nyambo ntabyo kuzuyaza ntabyo gutekereza kure nguko tutamuzi mu nkundo z'amafuti n'akavuyo. yaravuze ngo nubundi nguko nabivuze mu itangazamakuru nkavuga ngo nubundi akicuza impamvu natinze aho ntari nkwiye gutinda kandi hari aho nageze nkabona aho nari nkwiye nkibaza impamvu atariho narambye nkibaza impamvu atariho natangiriye urukundo rwanjye rw'ibyiza. yego ntabyo kwirirwa nzuyaza shyiramo comekamo rambikamo terekamo shyiramo enyegeza sunikiriza birangira ahimucometsemo enye yahimushyizemo enye nyine neza yitonze atuje ayishyiramo gake 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 imugeramo. uyu munsi wa none Nyambo nawe yarayifashe arayifiringa arayiryoherwa mbese nawe arayinjoyinga aravuga ngo iyi ngiyi niyo yari inkwiye. uburyohe bwayo ndabwumva umutima wanjye ndumva uyinezerewe sinanayirambirwa. iyi ni njyamo nkumva ndanezerewe. iyi mpeta niyo yari ikwiye kujya mu biganza byiza na turiya dutoki twe tworohereye twiza tw'inzobe uterekamo impeta ukabona nyine ko ikwiye kujyamo. ikirenze kuri ibyo uyishyizwemo n'umusore w'umusirimu uyishyizwemo n'umusore w'umugwizatungo. tete ntabwo ari umusirimu. erega burya munsi y'umukire haba hari undi kandi na hejuru na munsi y'ubwiza hejuru y'ubwiza haba hari ubundi. munsi y'umukire haba hari undi. hejuru y'umukire munsi y'umukire haba hari undi. hejuru y'umukire haba hari undi. munsi y'umukire haba hari umukire. hejuru y'umukire haba hari undi. wowe wakifuza kujya munsi uri umukire wakifuza kujya munsi y'umukire kuri munsi. erega ari igihe uba umukire cyane nabyo bikagukoraho bisaba ko buri ushobora kuba umukire uringaniye. bivuga ngo hejuru y'umukire haba hari undi hejuru y'umukire haba hari umukire cyane. bivuze ngo rero uwitwa Titi Suka atari umusirimu ahubwo hari umusirimu kurushaho nicyo bishatse kuvuga. bivuze ngo rero uwitwa Nyambo yatunguwe cyane ntabwo yigeze ababazwa no kuba hari inshuti ze atatumiye kuko we yisanze mu biganza by'umugisha byiza byamaze kurangira. urumva niyo mpamvu rero nta kindi kintu yagomba kurenzaho ngo avuge ngo kuki bataje hoya ibyo yabyibutse nyuma. ari nabwo nyuma akimara kubona amavideo ye yagiye asakara hanze bayabivuze bitangazamakuru byamaze kubivugaho cyane kubibreakinga abuze uko agira nibwo Sabe yamuhamagaye kuri call. Nyambo Sabe cyangwa Chita uwitwa Chita yamuhamagaye aravuga ngo Nyambo nibyo koko ibi byabaye ibiri kuvugwa nibyo. ni rwose ubu ngubu ndi sheri w'umuntu. yego nta nicyo mfite ndenzaho. kudatangaza biriya bintu nabyo byambanye ikibazo Mike. kubera iki ubundi ni ikibazo nibaza. kubera iki abantu benshi cyane kwanza abasitari baba bashaka kuvuga ngo bakufate ubuzima bwabo bushyire prive kandi ari bimenya bose baramaze kwishyira hanze. ese n'umugabo we nawe ni umusitari. umugabo we hari igikorwa muzimo cyo muri social media. ni ukuvuga ngo ntabwo ari umugabo w'umusitari ariko ukimara gushakana n'umugore w'umusitari nawe wamaze kuba umusitari. uwitwa Linda hari umugabo yitwa Christian yaba umusitari kwese ngo tumuzi. umugore wa Junior Giti ntumuzi yaba umusitari hari icyo akoze. uwitwa Christian yabaye umusitari ku munsi wa mbere w'ubukwe umunsi arira aririmba bakavuga ngo ntago aririmba neza yari yabaye icyamamare.
umugore wa Rusine uyu munsi si icyamamare ariko nyine rega hari umuntu ushakana n'umuntu w'umusitari ariko we ibyo bintu wenda bitewe n'akazi akora kuko hari abagore b'abasitari barusakanye n'ababasitari cyangwa abagabo bashakanye n'abantu b'abasitari batajya bavuga muri social media tuba tutanazi ko bafite abagore cyangwa bafite abagabo. Oya birashoboka cyane aba rero ntabwo bakoze ubukwe. Ya barabukora tu. Oya kandi ngiye hari abonzi ukabukwa n'umuntu w'umusitari ngo we urutamenyekanye biba byanze. Hari abandi bantu batwara ubuzima bwabo bakabatwara mu buryo buri privé akamuza akamyibika mwibanga urumva kandi na Nyambo nose Nyambo bahwisiye amakuru ngana gute igihe aheruka hanze bavuga ngo yateruye Ivi na Rocky bana bakagira bahuza ibintu bidahura nta hantu yagiye mu kwirira amafaranga. Ariko nshobora kukubwira amazina y'abantu nkakuba kandi bafite abagore n'abana nkakubaza umugore wa runaka uramuzi ngambwira umugore wa Jayce uramuzi wa Jayce wo mu Rwanda ntawe nzi ntabwo yakoze nese nta mugore agira aramufite ariko ntabwo yakoze urishuwa neza ko ntabwo yakoze ntabwo really tuba twaramumenye cyangwa se akaba yaramuzanye ataramenyekana reka nkubwire ikintu sibyo barahari mani batajya badakunda ibintu bya social media ari abajama n'abakobwa bafite abagore n'abagabo batajya bakunda ibintu by'ama social media benda bitewe hari abo nzi bitewe n'akazi bakora abangiye ishushanya ntabwo yemerewe kujya ku mbuga nkoranyambaga birashoboka cyane so gusa reka tubabwire ko n'ubundi rero wasanga nuriya nawe akazi afite ako we sinabonye se n'undi video banayifashe video yamaze kujya hanze byarangiye nose nta kintu cyo guhisha baba bagifite kuko aho uwo bahisha niwe bahishaho n'ubundi ntabwo wakisha imbuga nkoranyambaga nawe uziriho ibyo byose bamenye ko nyine biba byamaze kuba zero cyane. Mike reka dusoze ikiganiro nkubwira ngo abantu bifuza ibibanza bagane Enoch Real Estate kuko ari cyo kigo cyonyine hano mu Rwanda gitanga ibibanza byizewe mu karere ka Bugesera by'umwihariko bifite ibyangombwa bimeze neza cyane bidafite izindi manza n'inkurikizi zigiye zikurikiye. Ikirenze kuri ibyo bahamagaye kuri 0788288845 0788288845 ni muri Enoch Real Estate bakora mu karere ka Bugesera batanga ibibanza byiza cyane biri ahantu heza by'umwihariko biri n'ahantu ushobora gukora ku mazi kubaka iruhande rw'amazi kubaka ahantu hameze neza utazabura n'ibitengo batazabura ngo mu miturire ndetse kirenze kuri ibyo ngibyo amafaranga yose ufite muri Enoch Real Estate uhakura ibibanza bimeze neza cyane ukeneye ko banakubakira muraganira bakakuzamura inzu ukazaza yuzuye waba uri mu Rwanda hanze yarwo mu ntara ya gatandatu nk'aba diaspora muvugana Enoch Real Estate maze babagezeho ibibanza bimeze neza cyane bafite service zitandukanye bafite ibyicaro byinshi bigiye bitandukanye yaba i Kigali Igisenyi i Muhanga n'andi atandukanye muri Enoch Real Estate ahantu hose wabakenera wahabakuraho ibibanza mu turere twinshi dutandukanye mubagane rero babaheze service nziza kandi inoze. Ngende Professeur Cyucyu iyi ni Big Town TV kuri kamera hariho Mike nk'ibisanzwe. Ciao ciao.